Amahoro, muhawe ikaze ni Intego Official, nge ni Valente. Ibihugu bifite umubare w'abantu bemera cyangwa bakorana n'imihango y'uburozi sorcery mu rurimi rw'amahanga natangajwe nuko ibihugu bya Afurika byiganje muri ibihugu 10 nabateguriye bikoresha imbaraga z'uburozi cyangwa se bikoresha uburozi n'abapfumu kurusha ibindi byose ku isi. Biragutangaza kubona Afurika ifitemo ibihugu bigera kuri 7 mu gihe ahandi hose hasigaye ari ibihugu 3 byonyine byongera kuri 7 byo muri Afurika bikaba ibihugu 10. Ubushakashatsi bwakozwe ku bantu barenga 140 mu bihugu 95 abantu bagaragaje ko ibi bikorwa by'ubupfumu cyangwa se by'uburozi bishobora gutera ibyago ku muntu babyohereje cyangwa se baroze. Uyu mubare wagaragaje iki kibazo ni umubare urenga miliyari 1 y'abantu hirya no hino ku isi, mu bantu bagiye bagerwaho bakakirwa bagahabwa interview bakavuga ku bijyanye n'ubupfumu, bakavuga n'amateka yabwo, bakavuga nuko bikorwa, bakavuga n'imihango yabyo ndetse bakagaragaza n'abagiye babigwamo batandukanye. Hari ibihugu turi buze gusanga bafite uburozi budasanzwe ku buryo iyo ukoze ku kintu cyabo birangira utambutse cyangwa se ukagenda ukageraho ugiye utangiye guhebeba nk'ihene. Twihuse tudatinze reka mbagezeho ibihugu 10 bifite umubare munini w'abantu bemera uburozi b'abapfumu ndetse baroga kakahava. Igihugu ku mwanya wa 10 ni igihugu cyitwa Latvia. Iki gihugu giherereye ku mugabane w'Uburaya hagati y'igihugu cyitwa Lithuania ndetse na Estonia. Iki gihugu gikoze ku nyanja. Abahanga bavuga ko iki gihugu cyatangiye iyi mihango yo kuroga kuva mu gihe cya cyami, kuva muri 800 kugeza amagingaya hakaba hakiriyo uburozi budasanzwe. Ibihugu bituriye Latvia nka Lithuania, Estonia, iyo hagize ugira ikibazo umurozi ukomeye wo kugaruza ibyabo ndetse no kuroga aho batahuje umugambi cyangwa se batavuga rumwe bamukenera bamukuye muri Latvia. Ikigo cya Latvia kuko gifashe ku nyanja bavuga ko abantu benshi bisanga muri iyo miti cyangwa se abapfumu baho batuye aho ngaho ku nyanja, ku buryo n'ibikoresho bakoresha rimwe na rimwe bafata abo bantu bapfumagura aho ngaho bakabohereza ku nyanja ku mihango mu bicuku by'ijoro bidasanzwe. Iki gihugu cya Latvia ni igihugu kidakunda kugaragaramo intambara kuko kiganjemo abarozi n'abapfumu ku buryo budasanzwe. Ni igihugu kigendera ku bupfumu ndetse n'abayobozi baho ntacyo babasha gukora batabajije abakuru. Iki gihugu cya Latvia kiri ku mwanya wa 10. Ikigeranyo n'amakuru yakusanyijwe n'inyigo yakozwe byagaragaye ko 60% bemera uburozi, bamwe ni abapfumu abandi bararogesha. Igihugu cya 9 kiza ku mwanya wa 9 mu bihugu birimo abarozi biganje cyane ku isi ni igihugu cya Ukraine. Iki gihugu cya Ukraine nk'uko tubizi ni igihugu gikunda kugaragaramo ingano, ni igihugu gikunda kwizerera mu mahame ya kera, uburozi, ubupfumu ndetse no gukoresha imbaraga z'umwijima. Iki gihugu cya Ukraine ni igihugu kigira abarozi benshi kuko iki gihugu ntabwo kizi kurwanisha intwaro. Ibyo murabibona cyane nk'Abarusiya uburyo bakomeje guhanga muri igihugu cya Ukraine. Yego Uburusiya burakomeye ariko igihugu cya Ukraine kizerera mu mbaraga z'abarozi, ubupfumu ndetse no kurogesha. Abayobozi baho umubare mwinshi n'abaturage baho kuko byagaragaye ko 60% bakoresha imbaraga z'uburozi ndetse bakisanga bijandika mu bupfumu no gukoresha imbaraga z'umwijima. Igihugu cya 8 mu bihugu byiganjemo abarozi benshi ni igihugu cy'Uburusiya.
ni igituranyi cya Ukraine, twasanze ku mwanya wa 9. Igihugu cy'Uburusiya gifite umubare mwinshi w'abarozi ugera kuri 56%. Ahangaha 56% ushobora kubyumva ukumva n'umubare mutoya, ariko n'umubare hafi igihugu cyose usanga bizera mu mbaraga z'abarozi. Imibereho y'abaturage baho bakunda kuraguza, imibereho y'abaturage bayo bizera abapfumu kurusha imyizerere ituruka ku Uwiteka. Iki gihugu cy'Uburusiya ni igihugu cya 8, kikaba cyihariye 56% ku barozi bari mu gihugu hose mu gihugu cy'Uburusiya. Ikindi, iki gihugu cy'Uburusiya gikunda kwizerera ku bintu by'ubuhano bimwe tuzi nko mu Rwanda ngo ibisabo, ibicuma. Ibyo bintu ni ibintu usanga muri ibi bihugu ukabisangana abarozi, kandi bagakunda gutura mu birwa cyangwa se ahantu hagati y'amazi. Iki gihugu nacyo gifite umubare w'abantu benshi bizerera mu burozi kandi baroga cyane kurusha abandi ku isi. Igihugu cya 7 mu bihugu bifite abarozi benshi ku isi ni igihugu cya Tunisia. Iki gihugu cya Tunisia gifite abarozi biganje ku kigero cya 90%, ariko ahangaha bafashe imibare y'abarozi bafata n'imibare y'abakoresha ubwo burozi bw'abo barozi. Bafata imibare y'abakorana n'abapfumu, bafata imibare y'abivuza bya gihanga, byose bayikusanyije basanga umubare wabo bingana 90%, ndetse n'abitwa abakristo bisanga muri uyu mubare, kuko abakristo benshi bakoresha imbaraga z'uburozi muri iki gihugu. Abakristo benshi bakunda kuraguza muri iki gihugu. Abakristo benshi bakunda kugaruza ibyabo byabuze bakoresheje imbaraga z'abapfumu muri iki gihugu cya Tunisia. Igihugu cya Tunisia nicyo kiri ku mwanya wa 7, kikaba nanone aricyo gitangiye kubimburira ibihugu bya Afurika turi buze kubona imbere byakataje mu kugira abapfumu bakomeye cyane kurusha ibindi muri Afurika. Igihugu kiza ku mwanya wa 6 mu kugira abarozi benshi n'abapfumu benshi muri ku isi yose ni igihugu cyitwa Maroc. Iki gihugu cyitwa Maroc ni igihugu gifashe ku nyanja. Igihugu cyitwa Maroc, abashakashatsi bagaragaje ko iki gihugu cyitwa Maroc kizerera ku bupfumu, uburozi. Igihugu cyitwa Maroc kizerera nanone mu gushaka ubutunzi binyuze mu nzira y'ubupfumu ndetse n'uburozi. Igihugu cya Maroc cyihariye 75% y'abarozi, hatabariwemo abakoresha uburozi babaha. 75% nuvuga ngo buri rugo hafi ya rwose bizeyemo akantu k'umuti, bizeyemo akantu k'imbaraga z'umwijima. Iki gihugu cya Maroc bizeye uburozi cyane kurusha ibindi bihugu byinshi hano muri Afurika. Igihugu cya 5 twese turakizi, ariko ntago tukiziho uburozi na bamwe bari bakizi, birashobora kugutungura ndetse ntibigutungure. Ni igihugu cya DRC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yihariye 75% mu mbaraga z'abarozi cyangwa se y'abantu bakoresha ubupfumu n'inzira y'ubupfumu. Nubwo habona amatorero menshi, ariko nanone hari abaturage benshi. Umubare w'abaturage benshi bakenyerera ku migi, abaturage benshi bizerera ku bupfumu, ndetse mwabonye n'amavideo atandukanye ubwo bahamagazaga abapfumu ngo baze babwire Tshisekedi amakuru niba azatsinda intambara. Ibyo mwarabibonye, byatumye rero iki gihugu kiba ku mwanya wa 5 mu bihugu ku isi bikoresha imbaraga z'abarozi cyangwa se bikoresha abarozi benshi ku isi kurusha ibindi. Igihugu cya 4 mu gukoresha abarozi benshi ku isi kurusha ibindi ni igihugu cya Ghana. Igihugu cya Ghana, abagera kuri 77% bemera uburozi kandi bakoresha abapfumu, bagakorana n'abapfumu. Iki gihugu cya Ghana ni igihugu kigendera ku mahame y'umuco wabo. Igihugu cya Ghana, iyo ugeze muri iki gihugu ngo bakwakiza ifu
ifu ukayirigatamo, nibwo utangira kwinjira mu biganiro nabo, kuko ugezeyo ugatangira kuzana amahame yawe, birangira batakwizeye mu biganiro byabo. Igihugu cya Ghana rero ni igihugu kibonekamo abarozi bakomeye, kandi ni igihugu kibonekamo abapasiteri bakomeye, ariko ni igihugu gikoresha amarozi cyane ku isi, kiri ku mwanya wa 4. Igihugu kigaragara ku mwanya wa 3 mu bihugu bikoresha amarozi cyane ku isi ni igihugu cya Cote d'Ivoire. Igihugu cya Cote d'Ivoire cyihariye 95% ku bantu bemera uburozi cyangwa se bemera ubupfumu, ndetse bajya mu bapfumu, bakorana n'abapfumu, baroga, banarogesha. Igihugu cya Cote d'Ivoire nacyo ni igihugu gishingiye ku muco w'iwabo. Iki ni igihugu gishingiye cyane cyane mu gukoresha igitsina gore mu bintu bijyanye n'uburozi. Igihugu cya kabiri ku isi mu gukoresha uburozi ni igihugu cya Tanzania. Tanzania ni igihugu cy'abaturanyi hano hirya mu burasirazuba bwa Afurika, cyangwa se mu burasirazuba bw'uru Rwanda dutuyemo. Igihugu cya Tanzania cyihariye 80 ku bantu bemera ibijyanye n'ubupfumu ndetse n'uburozi. Ujya kumva umunyarwanda ukumva arakubwiye ngo kanaka afite uburozi yakuye muri Tanzania, ukumva undi arakubwiye ngo afite uburozi yakuye muri Tanzania, kandi uwo muntu bamenya ko afite uburozi yakuye muri Tanzania bakamutinya kakahava. Igihugu cya Tanzania ni koko ubushakashatsi bwakozwe ku bantu barenga 140,000, kandi bugakorwa ku bantu barenga miliyari ku isi. Mu bihugu 95 bwagaragaje ko igihugu cya Tanzania kiri ku isonga, kikaba kiri ku mwanya wa 2 mu bihugu bigira abarozi benshi ku isi. Igihugu kiri ku mwanya wa mbere tutarakivuga, reba neza niba wakanze subscribe, tukomeze kukugezaho ibiganiro bitandukanye. Ku mwanya wa mbere haza igihugu cya Tunisia. Iki gihugu cya Tunisia ni igihugu kiri ku majyaruguru ya Afurika, ibyo bita le pays de Maghreb. Ariko nanone igihugu cya Tunisia ngo gifite abaturage bagera kuri 90% bemera uburozi, bakorana n'uburozi, imikorere yabo ishingiye ku burozi, kwizera kwa gushingiye ku burozi. Iyo bagiye barapfumuza, bararaguza. Iyo bagize icyo bashaka gukora babanza kujya mu bapfumu, ndetse aba barozi bari muri iki gihugu cya Tunisia ni abarozi bakunda gutanga n'ubutumwa bukagera mu buyobozi bakabwemera. Igihugu cya Tunisia rero cyihariye abarozi ku kigero kingana 90%, nicyo gihugu gifata umwanya wa mbere, kiri ku isonga mu bihugu bitunze abarozi benshi ku isi ndetse no muri Afurika.